Yesu ashimwe cyane bene data, ngiye kubasuhuza ni Pasiteri Louis Gihana, mbaye ikaze mu kiganiro Saveur Divine. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nahaye umutwe w'amagambo witwa amasezerano y'Imana. Reka dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 17 umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri. Umutwe w'amagambo uragira uti: Imana ihindura amazina ya Aburahamu na Sarayi. Aburahamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka amubonekera aramubwira ati: Ni jye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Umurongo wa kabiri: Nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane. Imana ishimwe cyane. Aha turabona Imana iha Aburahamu isezerano, atangira yitwa Aburahamu, biza kurangira Imana imuhindura izina imwise Aburahamu. Hanyuma Imana imubwira yuko izamubera Imana, izamwagura, izamuha umugisha. Hanyuma nayo ikamusaba kugendera imbere yayo atunganye. Reka rero turebe ngo isezerano ry'Imana ni iki, amasezerano y'Imana ni ayahe, avuga iki? Ubundi amasezerano y'Imana nibyo yemeye izakorera abayizeye, nibyo Imana yemera izakorera abayizeye. Mu buryo bw'umwuka, ibyo ni ubugingo buhoraho Imana ihera abantu bayizerera muri Yesu Kristo, umwana wayo ikunda w'ikinege. Ariko tuvuze mu buryo busanzwe, nibyo dukenera mu buzima, tuyisaba, yaba akazi keza, yaba amazu meza, yaba imitungo, yaba abafasha tubana nabo, abatware, yaba imbyaro, yaba imigisha mu buryo bugiye butandukana. Ibyo ngibyo hari igihe usaba Imana, usenga Imana, mbere yo kubiguha mu buryo bugaragara ikabanza ikabinyuza mu isezerano, ikavuga ati: humura mwana wanjye, ibyo wasabye nabyumvise, nzabiguha. ubwo ibiguha isezerano rikabanziriza gusubizwa, ubona ibyo wasabye mu buryo bufatika, Imana ikabona, ikabanza ikabigusezeranya, hanyuma ikazabiguha, ikazabisohoza. Ubwo rero isezerano ni ibyo ngibyo, nibyo Imana yemeye kuzakorera abantu. Ariko muri definition, mu busobanuro bw'isezerano, harimo icyo kintu cy'abantu bikorera abari bo. Ni abantu bayizera, ni abantu bafata ibyo Imana ivuga ko bizabaho, ko bizasohora, ko ari impamo, ko ari ukuri. Ntabwo ari abantu aba ari bo bose, oya. Uvuga ngo ni isezerano, kugira ngo gitwe isezerano uko uwaritanze aba yizewe n'uwarihaye. Isezerano kugira ngo ribe rifite isezerano uko uwasezeranijwe aba afitiye icyizere uwamusezeranije. Ni icyo kintu gihesha agaciro isezerano. Isezerano ntabwo ribaho niba impande zombi, uruhande rwasezeranyije n'urwasezeranijwe, bitizerana. Hanyuma ibyo Imana dusezeranyije muri Bibiliya ni byinshi kandi ni byiza, ariko yo idusaba ikintu kimwe cy'ingenzi cyitwa kugendera imbere yayo dutunganye. Amasezerano y'Imana muri Bibiliya avuga ibyiza tuyasoma muri Yeremiya 29 uhereye kuri 11 kugeza 14. Tubona ngo avuga ngo: nzi ibyo nibwira kubagirira ngo ni imigambi y'ibyiza si ibibi, kugira ngo mbare umutima w'ibizaza. Uvuga ngo Imana itubwira ko imigambi yayo ni myiza. Mu Migani 22 umurongo wa 4 katubwira ngo: uwicisha bugufi
ngo akubaha Uwiteka, ngo ingororano ye ni iki? Ngo ni ubukire, ngo ni icyubahiro, ngo n'ubugingo. Ibyo rero hano ku isi nibyo abantu mu by'ukuri tuba dushaka. Wabaza umuntu wese ngo urashaka iki, icyo yakubwira cyose, niyo wafata abantu 1000 nk'urugero nka echantillo, mu by'ukuri buri wese akavuga mu mvugo ye, aho bagusha ni hamwe muri abo hatatu: ni icyubahiro, n'ubugingo, n'ubutunzi. Ibyo rero ngo nibyo Imana izaha abantu bose bayubaha bakayikunda. Muri Matayo 6:33 haravuga hati ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana n'ugukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Kuki Yesu avuga ngo n'ibindi byose? Ni akana twushiriramo gatuma ibyo atubwiye haruguru nabyo tubikurikira, kuko arabizi ko abantu twebwe tubashakira ibintu bifatika bigaragara. Uwera katatu mubanze mushake ubwami butagaragara, iby'Imana bitagaragara, n'ibyo mwifuza bigaragara muzabyongererwa. Ibyo rero tuzongererwa benshi nibyo bitumye ubu ngubu banamba ku Mana. Petero yigeze kubwira Yesu, ariko twe twasize abagore, tugasiga akazi, tugasiga amafi, tugasiga ingo, twe uzaduha iki? Ni nko kubwira Yesu ati ko twagukurikiye, ingororano ni nyabaki? Izo ngororano rero Petero yatubarizaga n'abandi bose ubu ngubu bariho ariko bati tuzavanamo iki muri ibi bintu? Nizo Yesu yabwiye abantu ngo muri Matayo 6:33 mubanze mushake Imana no gukiranuka, ibyo bindi mwibwira muza byongererwa. Iyo dusomye mu Itangiriro 12 umurongo wa 2 n'uwa 3 dusanga Imana ibwira Aburahamu kuva mu rugo rwa se Tera imujyana i Kanani mu gihugu cy'amata n'ubuki watari yakamenya. Imana yabwiye Aburahamu ko izamuha umugisha, ariko ngo nawe ubwe ikamugira umugisha. Bivuga ngo muri amasezerano y'Imana harimo kuduha umugisha, hariho no kuba twe turi umugisha ubwacu. Bivuga ngo abatwegereye bagahabwa umugisha, abawudusabira bakawuhabwa, ariko n'abatawudusabira na Imana ikabitaho, ikabareba. Bivuga ngo umugisha Imana yaduhaye harimo no mu kuturinda no mu kuturengera. Imana ishimwe cyane. Ayo masezerano ateye ate? Iyo dusomye Itangiriro 17 ku murongo wa 7 tubona ko ayo masezerano Imana dusezeranyije, iyo uwo yasezeranyije ashaje, nk'uko ubona ko Aburahamu yayamuha afite imyaka 99, yarataranabyara, ari umusiribati, yari umusore, yari umuntu utarabyara afite imyaka 99. Muri ayo masezerano yagombaga no kubyara, none akazabyara n'urubyaro rwe rukangana n'umusenyi wo ku nyanja. Imana yagiye ibibwira umuntu nk'uwo imyaka 99 atarabyara. 99 kuri twebwe tubyumva bivuga ko yari ari muri pension. Niba ari umuntu ugomba kuba afite ibyo akora, yari muri pension, ariko biratureka ko nta n'Imana itasezeranye. Imana ishimwe cyane. Isezerano ry'Imana nta n'utarihabwa, nta n'utarihabwa. Mu gihe ushobora gushaka abantu bakongera amahirwe, bagufasha, baguha ibintu, bakaba bakuryoza cyangwa bakushyira ku ruhande, baguhora imyaka yawe, ariko ahangaha isezerano ry'Imana tubona ko nta muntu itariha imuhoye imyaka. Itangiriro 17:7 hatwereka ko uwo yarisezeranyije niyo ashaje akavaho, irikomeza ku bana bazamukomokaho, irikomezanya ku rubyaro rwe, kandi ngo n'isezerano rihoraho rikageza ibihe byose. Tubibona no mu Itangiriro 49:10 mu isezerano Imana yahaye Yuda yuko ubwami bwe butazavaho kugeza nyirabwo aza. Kandi nyirabwo aza bavugaga hano ni Yesu. Yesaya 9:5-6 we akabikomeza avuga ngo nuko umwana yatuvukiye, ngo ubutware buzaba ku bitugu bwe, ngo azabukira mu muryango wa Dawidi kugira ngo akomeze ubwami bwa Dawidi kugeza iteka ryose, ngo kandi n'abantu bazumvira. Yesaya amuvuga ubwo yavugaga Yesu. Umuririmbyi wa 15 mu Gakiza wakavuga ngo amasezerano yose ko Imana yaduhaye, ayo ngayo yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ngo isi nubwo izavaho, ijuru rikavaho, ariko uyizera we ayo masezerano azayabona. Umugabo uyizera azayabona, umugore uyizera azayabona, itorero ry'Imana tuyizera tuzayabona. Icyo dusabwa ni iki? Zaburi 25:3 ari naho dusoreje tugasenga, ni ukuyagumamo. Ngo siko bizaba, ngo kubizera kubategereza Uwiteka ntibazakugwa n'isoni, kiretse abaho amasezerano nta mpamvu. Icyo usabwa ni iki wumvise ijambo? Ni ukuyagumamo. Reka dusenge. Imana iguhe umugisha. Mana ndagushimye, Mana ngo icyubahiro umuntu wese wumvise iri jambo ushaka kuba mu isezerano ryawe umufashe kurigumamo, mu izina rya Yesu, amen.